Muraho neza abakunzi b'ikiganiro Ineza, murakaza neza muri iki kiganiro cyacu kinyura kuri Danis TV, aho duhora tuganira ku buzima, iterambere n'impinduka nziza twifuza kugeraho. Uyu munsi turaganira ku nsanganyamatsiko ifite akamaro kanini mu buzima bwa buri munsi, ariyo ibintu 7 byagufasha kugera ku ntsinzi mu buzima. Iyi ntsinzi tuyivugaho niyo mu buryo bwagutse, mu myigire, mu kazi, mu mibanire, mu bukungu, ndetse no mu buryo bwo kuba umuntu wifitemo amahoro. Ingingo ya mbere: kugira icyerekezo, vision, intego zisobanutse. Nta ntsinzi ushobora kugeraho udafite aho ushaka kugera. Kugira ngo icyerekezo ni itara rigufasha kubona imbere mu mwijima. Hari abantu benshi batagira intego cyangwa bakayandika ariko ntibagire icyo bakora bayigereho. Andika intego yawe ku mpapuro, shariraho igihe ntarengwa. Menya impamvu ushaka kugera kuri iyo ntego. Ijambo ry'Imana ku bantu badafite iyerekwa barayoba. Imigani 29:18. Ingingo ya 2: gukorana umurava n'umuhati, discipline and constancy. Umurava ni wo musingi w'intsinzi. Gukora ikintu buri munsi, nubwo cyaba gitoya, bizana impinduka nini mu gihe kirekire. Tangira umunsi wawe neza. Menya isaha yo gukora n'iyo kuruhuka. Irinde guta igihe. Ingero: abatsinze bakomeje si abahanga cyane, ahubwo ni abataracitse intege. 3: kwiga no kwigirira icyizere, knowledge and self confidence. Ushobora kugira icyerekezo ariko ugomba no kugira ubumenyi buhagije kugira ngo ukirangize neza. Jya wiga, usome, wumve ibiganiro ndetse wige ku bandi. Wige iby'ubucuruzi niba ushaka gutangiza business. Jya wiga imico n'imyitwarire y'abatsinze. Komeza kwiyubakira icyizere uko umenya byinshi. Ijambo ry'Imana: ubumenyi kurusha ibindi byose bifite agaciro. Imigani 4:17. Ingingo ya 4: guhitamo abantu beza bakuzengurutseho. Abantu ukwiriye kugendana nabo ni nk'inkwi zotsa umuriro. Iyo uri kumwe n'abantu batagutera imbaraga, baguca intege. Ariko iyo uri kumwe n'abakuganiriza ibintu byiza, baragufasha ugatera imbere. Irinde abantu baguca intege. Shaka inshuti zigufasha kuguma ku murongo. Jya mu matsinda y'abantu bafite intego. Imigani y'Abanyarwanda: inshuti ziruta abavandimwe. Ingingo ya 5: guhangana n'ibitekerezo no kudadoha, resilience. Ntuzigere utekereza ko inzira igana ku ntsinzi ariyo yoroshye. Uzahura n'imbogamizi, ibigeragezo no gucibwa intege, ariko ibyo byose ntibikwiriye kukubuza gukomeza urugendo. Menya ko gutsindwa rimwe atari iherezo. Fata buri kigeragezo nk'ishuri. Kwihangana no kwigomwa ni ingenzi. Ijambo ry'Imana: mwihangane kuko ibyiza biza nyuma y'umubabaro. Yakobo 1:12. Gusenga no kwinginga Imana. Ingingo ya 6: ukoze byose ariko utarambitse imigambi yawe imbere y'Imana, iba ari nko kubaka ku musenyi. Imana niyo itanga imbaraga, ubushishozi no guhindura imishinga ikaba impano. Tangira umunsi senga mbere yo gufata imyanzuro. Saba Imana kujya imbere yawe. Ijambo ry'Imana: ibyo ukora byose ubishyire mu maboko y'Uwiteka, nibwo imigambi yawe
gukomera. Imigani igice cya 16:3. Ingingo ya 7, gufasha abandi no kuba umuntu ufite icyerekezo rusange. Niba ushaka gutsinda, ukeneye gutekereza no ku bandi. Iyo ufasha abandi ubaha umwanya mu ntsinzi yawe. Gukora ibikorwa bifasha abandi bizamura icyizere mu bindi no muri wowe ubwawe. Jya utekereza ku cyo wakorera abandi. Iga gutanga igihe cyawe, ubwenge cyangwa inama. Menya ko imiryango myinshi ifunguka binyuze mu gufasha abandi. Ijambo ry'Imana, gutanga nibyo bizatuma uhabwa. Luka 6:38. Umwanzuro: intsinzi ni urugero, si intambwe rimwe. Bakunzi b'ikiganiro Ineza, twige ko kugira intego, umurava n'umuhate, ubumenyi n'icyizere, abantu beza bakiri iruhande, kwihangana no kudacogora, kwiringira Imana, gufasha abandi, ari byo bizadufasha kugera ku ntsinzi mu buzima. Irinde gufasha gutera imbere mu buryo bwihuse butagira umurongo. Ibyo byose birashoboka niba wihaye gahunda ukayikurikiza kandi ugashyira imbere Imana. Ibikurikira mu kiganiro Ineza. Ntucikwe n'igice gikurikira cy'ikiganiro Ineza, aho tuzaganira ko kubaha icyizere imbere cy'abantu no mu buzima bwawe bwa buri munsi. Murakoze kudukurikira. Mwibuke gukanda like ya subscribe no gusangiza abandi. Tugumane kuri Danis TV, aho ubuzima buhinduka bigatangira kuri wowe. Muri kumwe na Ndahiro Clementine. Shalom.